reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe mukunda ndetse mugakurikirana isoko y'ibyiza Lucky TV iwane. Turi mu rukerera cyangwa se mu gitondo cyo ku wa mbere umwaka n'ibihumbi 2024 ukwezi kwa cumi n'abiri, mu gihe benshi hirya no hino bitegura kurangiza umwaka cyangwa se gusoza umwaka w'ibihumbi 2024 bishimanye n'imiryango yabo ndetse banezerwa banishima hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Kenya aho mu gace ka Nyamavira, agace gatuyemo abanyamurenge benshi cyane, aho bari mu icyo nakwita ko ari agahinda ndetse n'umubabaro udasanzwe wo kuba basoza umwaka mu bihe bitoroshye cyangwa se mu bihe bitari ibyiza. Murabibuka cyane mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo uyu muhanda cyangwa se aka gace kasenywaga, abantu benshi barimo n'abanyamurenge bagahomberamo ibikorwa byabo byinshi cyane ndetse bigiye bitandukanye. Uyu munsi nanone kandi hongeye kuvuka ikintu bisa naho abaturage bagiye gusenyerwa ibikorwa byabo cyangwa se bagiye gusenyerwa amazu, ndetse aya ngaya akaba ari amazu avugwa ko ari amazu yubatswe mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se yubatswe mu kibanza mu bibanza batigeze bagura. Ibi ngibi rero ba nyiri kubyubaka bakaba bataraguze ibibanza. Ibi ngibi rero bigashyira abaturage mu rujijo ndetse bigashyira n'abaturage mu rujijo. Uyu munsi rero muri iki gitondo urabona ko abantu ari benshi cyane, cyangwa se abantu mu muhana ni benshi cyane, abantu babyutse ndetse abantu baraye bataryamye bitewe n'uko rero bumvaga ko cyangwa se bitewe n'uko bari bamaze guhabwa amakuru ko bari buze kuba basengerwa. Aka kanya rero muri uyu muhana cyangwa se muri iyi Nyamavira abaturage ni benshi cyane ndetse n'abapolisi ni benshi cyane. Gusa amakuru ariho ni amakuru avuga ko bagiye gusenya cyangwa se bagiye gukundura aya mazu ndetse abayarimo bakabasha kwimuka. Ibi ngibi bikaba bivugwa ko ba nyiri mazu bahawe warning cyangwa se bahawe igihe ntarengwa cyo kuba bakwishyura ibi bibanza ndetse bakabasha kubituramo mu mahoro cyangwa se bakabasha kubituramo barabyishyuye. Ariko aba ba nyiri mazu cyangwa se ba landlord ntabwo bigeze bamenyesha abaturage bacumbikiye cyangwa se abatenanti babo cyangwa se ababapangiye. Ni muri urwo rwego rero muri iki gitondo cyangwa se muri iki gicuku umuhanda wose wuzuyemo abantu cyangwa se umuhanda urimo abantu benshi bagiye batandukanye, abapolisi ndetse n'abashinzwe kubarura amazu, aho kugeza aka kanya rero tutabasha kumenya neza ko mu by'ukuri aya mazu ari buze kuba yasenwa. Gusa niyo mpamvu tubabereye hanga kugira ngo dukomeze tubakurikiranira aya makuru uko ari buze kuba agenda, tuze gukomeza tubapudetinga tubabwira uko bimeze. Gusa icyo twabasaba ni ugukomeza gusengera abafite abavandimwe baherereye cyangwa se batuye muri aka gace ka Nyamavira kugira ngo babe babasha kuba maso, ndetse tunabwire abantu kuba babasha mu by'ukuri kuba abafite aho baba bagiye kuba bagenda, kuko ibi niyo bimeze gutya byanga byakunda biraza kurangira nanone kandi aya mazu bayasenye. Iyi ni isoko y'ibyiza rero Lucky TV iwane, mukomeza mudukurikirane, turaza gukomeza tubapudetinge tubabwira amakuru cyangwa se tubabwira ibintu uko birimo birigana cyangwa se tubabwira ko ibintu bihagaze ndetse n'uko bimeze. Mukomeze mugire rero umunsi mwiza kandi natwe turakomeza tubibakurikirane turebe uko bimeze, tubibagazeho gatanu kuri gatanu. Guys rero nkuko mwabimbonye cyangwa se nkuko mukomeje kubibona ku mashusho, uyu munsi rero turimo turafata aya makuru mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane, kuko ntago byemewe ko hari video yafatwa, kuko n'ababigerageje bose kugira amakuru batanga cyangwa se kugira video bafata
barimo barafatwa n'abashinzwe umutekano cyangwa se barimo barafatwa n'abapolisi bagafungwa, kuko ibi bikorwa twamaze kumenya ko cyangwa se twamaze kuvumbura ko birimo birakorwa mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo butemewe na leta. Iri bikorwa by'isenywa rero ni ibikorwa birimo birakora n'abashoramari cyangwa se abitwa ko ari ba nyiri ibibanza abaturage bubatsemo bakubaka mu bibanza bategeze bagura mu buryo rero butemewe n'amategeko. Rero amakuru twamaze gushikira cyangwa se amakuru twamaze kumenya nuko iri senya cyangwa se ibikorwa byo gusenya birimo birakorwa mu buryo bw'ibanga ku buryo leta itabizi. Abapolisi rero muri murabona cyangwa se aba bantu bambaye amajire atandukanye cyangwa se amajire y'ubururu nabashinzwe rero ibikorwa byo gusenya, kuko mwabibonye rero hari karipitiriare cyangwa se ibimodoka bishinzwe gusenya, aho muri murabona abaturage mu by'ukuri barimo bararira, abandi byabacanze, abandi bimeze nabi cyangwa se abandi nk'uko muri murabona rero. Gusa rero iyi video turimo turayikora mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, kubera ko bitemewe ko hari video yakorwa cyangwa se bitemewe ko hari amakuru yatangwa. Niyo mpamvu rero aya makuru turimo turayabagezaho mu ibanga rikomeye cyane. Nimubona rero video turimo turafata zimwe na zimwe zitagaragara cyangwa se zimwe na zimwe ubona ko zitarimo zirafatwa neza, bitewe nuko turimo turakoresha uburyo navuga ko ari ubw'ibanga bukomeye cyane, ku buryo natwe tubonekanye twahita dushyirwa ingana cyangwa se twahita dufungwa, cyane ko abo twamaze kubona benshi cyane bagaragaje gufata amavideo agiye atandukanye bahise bajyanwa na polisi. Rero guys, turakomeza tuyabakurikiranire uko akomeza kugenda tuyabagezaho 5 kuri 5 bataza kumfata da.